Ndagusuhuje wowe tugiye kubana muri aka kanya. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo tuguhaye ikaze. Kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo buri uko dusohoye ikiganiro gisha ugiye uducakira mu ba mbere. Nk'ibisanzwe rero uyu ni wa mwanya wacu mwiza wo kukugezaho ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Bienvenue. Iyi wumva ni Strong Studio. Nongeye tugiye kubana kuri mikoro ndi Mizero Felix. Guhaye ikaze. Bienvenue ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rifite inkomoko mu rurimi rw'Igifaransa, rikaba risobanura ikaze cyangwa se uwakiriwe neza. Ababyeyi rero bita uyu mwana iri zina bashaka kwerekana ko bamwishimiye cyane, ko banamwakiriye nk'impano kandi ko afite agaciro gakomeye cyane mu muryango. Ngo dore rero bimwe mu bintu biranga Bienvenue. Ngo Bienvenue akunze kurangwa n'urugwiro ndetse n'ubugwaneza. Ngo ba Bienvenue ntibakunda amakimbirane, ahubwo bakunda amahoro kandi ngo bamenya vuba ahantu hashya. Ngo bakunze kuba ari inyangamugayo, ngo kandi ntibakunda kwivanga mu bikorwa bitari ibyabo, ahubwo bubaha abandi, ngo kandi bakirinda icyababaza bagenzi babo. Usanga bakunda kugira isuku, uburanga ndetse n'imyitwarire myiza. Ikindi rero nabasha kukubwira kuri uyu mwana w'umuhungu, ngo Bienvenue gashobora kugira uburakari bwinshi ngo ariko ntabikwereke. Ngo biba byiza cyane kumutwara gake gake agacururuka bitewe n'icyo wamukoreye. Ngo dore rero bimwe mu byo Bienvenue akunda. Gakunda kwiga no kumenya udusha, gakumva ko yakura mu bitekerezo no kumenya byinshi. Gakunda ubuhanzi ndetse n'ubugeni. Muri ibyo ngibyo akunda twavuga ko akunda kuririmba, gushushanya, kubyina cyangwa se gukora ibintu bijyanye no guhanga udushya. Gakunda kuba ahantu hari abantu benshi, ariko bikaba byiza cyane ngo iyo aho hantu hari amahoro. Ikindi rero wabasha kuba wamenya kuri umwana w'umuhungu, ngo Bienvenue ngo usanga akunda ibidukikije. Aha twavuga ahantu hari ibyatsi byinshi, ibiti ndetse n'umutuzo. Ibi byose tuvuze rero usanga biba bigaragara ku bantu benshi bitwa ba Bienvenue. Ibi bishobora kandi no gutandukana bitewe n'uburere cyangwa se aho umuntu akuriye. Ngaya rero ngubwo ubusobanuro bw'izina Bienvenue. Nawe niba hari izina yifuza ko tugusobanurira twandikire muri comment maze tuzarigusobanurire. Hagati aho rero ntugende udakoze subscribe, ukore like, utere na comment, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nkurarikira gukurikirana icy'ubutaha. Njye twakibanyemo ndi Mr Felix. Imana ibarinde.